cyatambutse mu nkuru waremutse twasize ituze atameze neza ndetse twasize Tania ari kubwira Hirwa ari nako amusaba ndakwinginze ukora uko ushoboye musaza wanjye abeho munyemerere n'ubundi inkuru yacu tuyihere kwa muganga Tania aba ari kumwe na Latina barimo abaza Tania babaza ati ubundi byagenze gute byamugendekeye gute ubundi gute yisanze muri situation Tania ahera akabwira Latina akamubwira Jaya ibiye byarangiye ati no way yararwaye ku buryo agera kuri point yo kuhasiga ubuzima no ntabwo byumvikana Tania bari uko bimeze njyewe Evan ndamwumva nyine abuze ikintu gikomeye abuze umukunzi abuze inshuti ye magara abuze umuntu babanye kuva mu bwana bwe yigeze yambwira story zawe niyo mpamvu ari kubyakira byamunaniye bati byihorere nanjye ndumva byancanze mfite ubwoba ko Evan ashobora gupfa aratina Titani ngeze aho ngaho ibindi byose biri kuri iyi si nibishaka bigende abari hose nibashaka bapfe ariko kandi Evan wapi ati none ko mbona abantu bose barembye bameze nabi reba senga ararembye arariwe data ameze nabi Evan nawe ararembye noneho nawe ibaze abantu batatu bose bafitanye isano ya hafi ibintu ndumva biri kuncanga kandi ibi byose ni amakosa y'amaya nibaza ubundi umuntu ashaka kugira urwango uburyo neza rwa rwango afite rushaka kuba rwarimbura abantu bose bamugaragiye umuntu wese agiriye umujinya kumva neza yamwambura ubuzima Latina ndabizi neza mama wanjye ntabwo ari intungane si umuntu mwiza ni ikibi kigenda n'amaguru biragoye ko mama wanjye azahinduka Latina sinigeze ngira inshuti z'abakobwa kandi nizo nifuza mu buzima ubuzima mvuwe nakwizeye ubuzima mbuze ngufata nk'umuntu wanjye nuko nzi ko ukunda musaza wanjye kandi ndanabizi ko nta kibi cyaguturuka n'igihe wambwiraga ko utazongera kumuvugisha nari mfite ko kumva kuko urukundo ni ikintu ntabona uburyo nanjye nsobanura
Rwanda gusaza. Rero ntabwo ngufata nk'umuntu usanzwe, niyo mpamvu nkwizera. Niyo mpamvu hari ikintu nshaka kubwira kano kanya. Nemeye kujya ku ruhande rwa mama ngo wenda hari Evan natera intambwe imwe yonyine nzamufashe guhangana na mama wanjye. Nabonaga nimwicaza nkamubwira ati reka turebe ko wenda mama wanjye twamushyira hasi atazigera abyemera. Nabanje kumubwira ko mwanga, mubwira ko ntamukunda, mubwira ko nkunda mama wanjye, mubwira ko we mufata nkaho ndamuzi rwose ntashaka no kuzongera kumubona mu maso yanjye. Byose nabikoraga ngira ngo murakaze ngo ndebe nabura ko yahinduka akareka ubwana bwiza n'umutima mwiza yari afite agahangana n'ikibi cyuri muri mama wanjye. Igihe rero yari atangiye kwirwanaho, atangiye kumenya ubwenge, ndebera uko bigenze, sinzi niba azongera kuvuga. Ese ubundi bwo azaba yakangutse? Ikiriho ni kimwe Tanya, nakora ati na ikintu kiriho cyonyine ni kimwe. Ati ndareka ngira ikintu mubwira. Njyewe Tanya ntabwo nakomeza kurebera mama wambyaye akomeza gukora amabi nk'aya ari gukora, kuko ni njye njyenyine bitera agahinda. Ibikorwa bya mama bintera ipfunwe. Ibaza ariko niba mama wanjye mureba numva neza neza yapfuye ahagaze, nawe ntabwo ari we pe. Ibintu akora nta wundi muntu wabikora. Umuntu ufite ubwenge, utekereza, ufite umutima wuje ubumuntu ntabwo yakora nk'ibyo mama yakora. Ubu mfite ikibazo kimwe Latina, Evan ntabwo azigera anyizera. Latina Tanya, banza urwane kuri musaza wawe, ibindi byose bizakunda. Ndabizi azagera aho ngaho kumve, azumva impamvu ya byose. Ese ubundi kuki uri kuvuga ngo ibi byose ni amakosa ya mama wawe? Tanya ati Latina, urupfu rwa Jaya mama rufitemo uruhare. Kuba Lydia amaze iki gihe cyose mu bitaro ni ukubera mama wanjye. Ikindi kandi na data ko bari muri ibi bitaro, ndi gukeka ko mama yaba abifitemo uruhare. Ko naramubonye ari kuri telefone mbona ari kuvuga ibintu ntabwo namwumvise neza, ariko nabashije kumvamo dukeya. Mama wanjye ntabwo ashobotse n'ukuri Latina. Ariko reka nkubwize ukuri, nindamuka amenya ukuri, nangwa papa wanjye akagira icyaha, ndarahira ku Mana yo mu ijuru yandemye, mama nzamutwika ari muzima, nzamubabaza, nzamukorera iby'undi muntu uwo ari we wese atatekereza ko nakora. Uzi ibintu nzamukorera ni Imana ibizi. Ariko ubundi uzi n'ibindi. Reka mbanze nshake neza amakuru. Latina, ndaramuka amenye ko kuba data aryamye aha ngaha ari amakosa ya mama,
aryamye muri ibi bitaro ari amakosa ya mama wanjye. Hagati yanjye na mama mwino umupfupe araba akabije, araba yakabije kurengera, araba yarenze umupaka, araba yarenze imbibi. Nari naramwihoreye ureka agakora ibyo ashaka, ariko kuri iyi nshuro shani njye nawe pe. Ati natari ko sindi gusobanukira yabigizemo uruhare tese kandi atari ko rero nawe uburyo ngo umuntu aguhereze details zose, ubwo nyine ntabwo wumva ko Jay yaba ari kuzira mama. Ibaze ko nawe ubwo yaragiye kukugeraho, ndamubwira ati kuri uriya ucire biraruka, wibeshye ukamukoraho byaba ari ibibazo. Ati nahera akagira ubwo nanjye tuzira iki se kandi atari ko wagiye ugabanya ubuguri. Uzira iki? Urazira ko mukunda Eva. Mama yaravuze ngo ibintu byose Eva afite arashaka kubimwambura, ashaka kumwambura abantu bose akunda, buri kimwe cyose afite akakimwambura. Ubundi akamubona struggling, akamubona ameze nk'umusazi, akamubona nyine atishimye. Nyine arashaka kuzabana Eva ubuzima bwe bwose atanezerewe. Nta kindi. Kumubona aseka, kumubona afite abamwitayeho, kumubona afite abantu bamukunda, ubwabyo ahari bimutera depression. Biramubangamira, bimubuza amahoro. Atera atakana kumbira. Burya se bijya bibaho ko hari igihe umuntu akureba akumva neza neza ababajwe nuko ufite abantu bakwitayeho, akababazwa no kukubona usekana n'abandi bantu, akababazwa no kukubona nyine umeze neza nta kibazo ufite. Natako wajya ugabanya ubutesi. Sibwo urumva ibyo ari ibitangaza. Umuntu aritera akakwanga nta kintu mupfuye, akakwanga ari ubwa mbere akubonye, just ukajya kumva nyine ari kukwanga. None ituze we mama mwanga kuva hari ataranavuka kugeza ku myaka afite ubu ngubu ari umusore. Yashatse kumwica akiri muto biramunanira, yaramutoteje, yamugiriye nabi, yagize ati birababona ibyo bidahagije, ashaka umwambura ibyiza byose afite. Ndategwa kuko numva bitoroshye, vuga amaherezo cyane. Ati nanjye ntabwo nzi iherezo, hari Imana nizi iherezo. Ahubwo ngo ibintu tujye kureba aho arwariye. Ati nimugiraho ko ntari bubashe kwifata, ko nshobora gusuka amarira. Tanya ati sha byihorere nawe mu kanya urabo bayikinye, ninde wandushije kurira? Njye narize ngeze aho ngo ndavuga se ubundi amarira yanjye arakora iki? Eva niwe wigeze kumbwira ngo yaje gusanga ngo kurira ntacyo bimaze. Ngo urarira ariko ntabwo bikuraho ibibazo uri kunyuramo, urarira ariko ntibikuraho uburibwe ufite, wenda bikugabanyiriza umusonga ariko ntibimara agahinda n'umubabaro ufite mu mutima, ahubwo birakongera. Aya ni amagambo ituze yanyibwiriye. Bagira batya bagasa naho bombi bacecetsemo gatoya, bakarebana. Bagasa naho batari barimo banaganira. Kandi ahera ko ajya imbere ndetse nakamukurikira.
akajya kureba ituze bakigera aho ituze arwariye asanga ntawe urimo usanga ntawe urimo kandi yahera ko yikanga mu kwikanga abwira aracyana akamubwira ati ko none ntari kumubona ko yari arwariye hano ati ndatekereza neza ni hano se nangwa tuyobye icyuma nyamara babona bataye umutwe kandi hatuye yewe natumutwe neza nkibagirwa umusaza wanjye yararyamye ibyo bintu bibaho ntabwo ibyo bintu nabitinya ati none niba ari ahangaha ari he ko tutamubona ahira akagenda akajya gushaka hirwa arimo agenda ahura na Cyozi ati se uko mbona wowe ugenda utarwiyambitse bite cyane ati ndashaka doctor turashaka doctor wese abadokita benshi ndetse ndashaka hirwa Cyozi ahera ko amubwira ati genda urebe mu office ye maybe ni hari nanjye maze umwanya munini ntamubona Aniya agenda yihuta akajya kureba hirwa asanga koko yicaye mu office ye akinjira ngo ati mukobwa wanjye bite ko winjira gutyo no gukomanga cyane ati nta mbaraga zo gukomanga mfite umusaza wanjye ari ati se musaza wawe ubu avuga ituze se ati yego hirwa atari kari muri rumuye hamwe nakweretse arwaye cyane ati ntawe urimo ati ntibishoboka nangwa wayobye lombe kandi ati oya urabona kuko ndiwo kuyobya nkibagirwa umusaza wanjye ari Sitani ashobora kuba unaniwe cyangwa ugiye kuryama ibindi byose ndabyitaho sinakubwiye ngo uhamagare ya nshuti yawe wowe na Ivan muhuriyeho imwe nabonye ari n'inshuti nari hano dore nkunze no kwibagirwa amazina ye arya yitwa Latina rimwe na rimwe njya nibagirwa izina ryiwe buriya ntugire ngo kandi yatiye garari ariko nyine turamubuze anko ntabwo ndi gukina nawe ntabwo ndi kugukinisha hirwahera akabona ko byari byo byose ko Tania yaba ari serious ahera akahaguruka nawe akajya kureba mu kugera muri room kuko basanga Ivan nawe uhari avuga ati ntibishoboka gute se
bishoboka bite agira atya akihuta akajya kureba kuri kamera ngo barebe uko byagenze. Kureba kuri kamera ubona hari umuntu wari wambaye nk'abaganga, isura ye itagaragara, waje agafata ituze akamutwara akamusohora ibitaro. Ako kanya irwahera akahamagara inama y'abaganga irakiteranye igitaraganya, akababwira ati nimushakisha ahantu hose mukora uko mushoboye uyu mwana aboneke. Abari aho bose bakwirwa imishwaro, nta kindi kintu akora ahera ko ahamagara Robert akamubwira ati girlfriend mama Lina none hari icumu. Robert ati kandi yabaye iki? Mwuzukuru warabuze, ibaze ko abuze ataranamubona n'umunsi n'umwe. Nari namubwiye ko ari kwa muganga, arambwira ngo anytime aragera hano. Ibyo ari byo byose abona ari no mu nzira ari kuza. Ibaze ntagera aha ngaha nkavuga ngo yabuze. Robert atari ku umusazi. Yabuze se yabuze ati. Naherutse umbwira ko atameze neza. Nanjye nari ndimo ngerageza kugira ngo ndebe ko twava muri iki cyaro cyo kwa Allen ngo tuze nyine turebe ituze. Mumbwira Mila ngo aba ari kumwe na ari n'abasigaye hano. Ubu nanjye nari ndimo ntekereza ukuntu ngiye kuzamuka nkaza kubareba. None ngarabuze. Mwana wa mama. Twakoze amakosa menshi. Hari ibintu byinshi cyane byabaye kuri Lina, kandi navuga ngo iyo bitaza kuba nyine kwigiza nkana no kwirengagiza inshingano ntabwo byari kumubaho. Iyo bitaza kuba umujinya n'ubundi bugome bwinshi cyane twagiye tumukorera, ahanini ngewe na baba ntekereza ko mushiki wanjye yakabaye ariho. Ntabwo natuma amakosa yabaye yongera ko irwa. Icyo biri busabe icyo ari cyo cyose, nibishaka bibe kugurisha ikintu cyose dutonze, ariko umwana wari naboneke kandi ari muzima. Njya kumbwira ngo arabuze simbyumva. Ese ubundi abuze ati? Irwa ati bamwibye mu bitaro pe, ariko nituzi ngo ninde kuko iyo sura ntigaragara. Robert ati ntibishoboka. Umuntu utinyuka kwiba uwo mwana ninde? Murebe mu bantu be ba hafi batamukunda, mushakishe mu mugezi wa nabi. Tuve kuri abo ngabo bombi babiri twigire kuri Tania. Abaje kureba mama we afite umujinya mwinshi n'uburakari. Akigera imbere ya mama we arakamubwira ati mama, ndabizi ibi byose niho biri inyuma kandi ntubihakane. Mama yatuje arakamubwira ati hanyuma se niba mbere inyuma urankora iki? Ndashaka ko uyu muryango wose urangira. Mfite ubushobozi ikintu cyose gikomoka kuri Ali nakirimbura. Ni
nicuza kuba naramukunze. Ari yanyangirije ubuzima, yatumye mba inyamaswa, yatumye mpinduka uwo ntakabaye narahindutse we. Banumva mwese nabarimbura. Dani ati Maya, n'ubundi ikibi cyari gisanzwe kiri muri wowe, n'ubundi wari usanzwe uteye utyo, kuko ntabwo ntegereza ko umuntu yakwiga kuba umugome ngo abishobora atarasanzwe ariwe. Maya, abantu ntibahinduka ahubwo nitwe dutinda kubamenya. Uyu ndi kubona ni wowe wa nyawe, uri kugaragaza wowe wa nyawe, wijyaho ngaho ngo uzane ibintu byinshi ngo byo kwivugisha ngo ahari ngo yaraguhinduye. Wari usanzwe uri ikibi mama, wari usanzwe uri umugome. Aha ngaho mbwira rero, musaza wanjye wamushyize Maya ati ahubwo se buriya aracyarihora, buriya aracyahumeka, ko numva nshaka ko ahubwo ari we wapfa mbere. Nasanze ibintu byo kumubabaza mukuraho ibintu byose ngafite, biriya nta kintu byaba bimaze, ahubwo gukomeza kumureba binyibutsa byinshi, bigatuma nyine mpora nibuka. Beta nuko yapfa rero. Tani ati mama, nyamara ikibi kikwaritsemo mama, ukwiye kuvuzwa pe, kuko niba iteye kuba wumva kubona abantu bababara nangwa se abantu bapfa ari wo munezero wawe, urwaye indwara nanjye ntazi ubwoko bwayo. Ikibazo ntabwo ni doctor ngo njye kumenya indwara urwaye, menye nuko nakuvuza. Uzi uburyo wowe ugomba kuvuzwamo. Umuntu agomba, nawe ukwiye gupfa kuko nibwo ikibi kiri muri wowe kizapfa, kuko nta ndwara n'imwe yakuvura, nta muti n'uyu n'umwe wakuvura. Wowe nta nubwo ukwiye kujya muri gereza, kuko naho wagerayo ugahindura abantu ukaba ikibi, ukababiba mu rwo rwango ufite. Mama, kuri njye warapfuye pe, kuko nawe ubwawe nuri wapfuye uhagaze. Ngaho basi mbwira ituza ari Maya, turahashakira igeze. Ese ubundi ndakubwiye ko njyewe nzahana kwanza naho nzi. Tani ati mama, ndagukunda ndakubaha urabizi, ariko iyo bigeze kuri musaza wanjye nakora ikintu icyo ari cyo cyose kibaho. Menya hari nakora n'ibintu byose ntanatekereza. Rero gabanya imiteto n'imikino, mbwira hano umusaza wanjye wamushyize. Maya ati ibintu uri kuvuga ntabyo nzi, ahubwo se ameze ati. Tani ati mama, wigeze wabona umubyeyi n'umwana bangana urunuko? Wigeze wabona umwana na nyina bangana ku buryo umuntu ushaka kuvuga ngo uriya ni mama wuriya ariko barangana, ntabashe kuba yakizera ko bafitanye isano? Niba ushaka urwango hagati yanjye nawe, komeza ukora ibyo uri gukora, ariko mama wibuke nigeze kugusezeranya. Ndakubwira ngo hari umunsi bazakunzanira. Mama, sinzita kuri mama. Mama, umaze kurengera pe, nukuri umaze kurengera. Tani yahera ko yigendera, akava iruhande rwa mama we, ariko ari kwibaza ibintu byinshi. Umutima avuga ati mama yamaramaje, araza kwambura Evan ubuzima. Niba koko ari we umufite, ubuzima bwa musaza wanjye buri mu kaga, ese ndakora iki? Ndanyura mu zihe nzira ziri butume mama wanjye ambwira ahantu Evan ari?
ninkoresha uburakari nta kintu n'iki na kimwe ndibubashe kugeraho, nimutwara gake ntabwo araza kumbeshya nari bumbwize ukuri. Ndakora iki kugira ngo mama wanjye ambwize ukuri? Nkoresha imbaraga se muri iki? Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese koko Maya niwe ufite Evan nangwa ntabwo ari we? Ubundi se yaba ari we umufite, ari we wamwibye kwa muganga, yaba afite iyihe plan, yaba afite iyihe purpose? Byose twibaza rero ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Warahemutse, yewe nitwa Atiti, inkuru ni njye wandika kandi nanjye wibagezaho.